Nk'uko bisanzwe nguhaye ikaze kuri Wildland TV. Uyu munsi naguteguriye amagambo ane ari mu buryo bwa gihanzi, ngiye kuba nayakugezaho, wowe niba uri umuntu w'umunyarwanda uzi ikinyarwanda neza, ndabizi neza ko utari bubure rimwe riza gusigara mu bwonko bwawe. Icyo ndi bukore njye ni ukuyakugezaho, ahasigaye ugasigara wisesengura cyangwa se usobanuza n'abandi muri kumwe, cyangwa se ukaba wanabyandika muri comment uti iri jambo ry'uyu mubare ryananiye wadusesengurira. Ijambo rya mbere nakugezaho ni uko umurimo w'umunyabwenge utangirira mu buriri, mu gihe umutungo w'umupfayongo urangirira mu buriri. Ijambo rya kabiri nakubwira, umuvuno w'umuvugizi ni ugusesengura buri jambo ryose abajijwe, mu gihe umuvuno w'umubaza ari ugutega umutego mushya mu byo asubijwe. Ijambo rya gatatu nakubwira riragira riti nta mubabaro w'umubaji ukomoka ku bubaji bwe, kuko umujinya wawuterwa n'abadasobanukiwe iby'ububaji bwe. Ijambo rya nyuma nakubwira rero ari naryo rya kane, nakubwira ngo igicucucucu cya mudacumura cyaciriye urubanza mukase. Amagambo nari naguteguriye ko ari ane ni aya ngaya, nizere yuko aya magambo niba hari rimwe risigaye mu bwonko bwawe, iryo udasobanukiwe waryandika muri comment ugasobanuza, abandi bakaza muri comment bagusobanurira cyangwa se nanjye nkaba naza nkagusobanurira, ariko iri jambo ushobora no kuba warishyira no kuri status yawe ya WhatsApp cyangwa se ya Facebook cyangwa se n'ahandi, aho wumva wenda ryagufasha cyangwa se abandi baribona ryabafasha. Amagambo nk'aya ngaya nakagaruka kuri iyi channel, tugenda dutegura menshi cyane tuzagenda tubagezaho mu duce tugiye dutandukanye, ndetse n'ibindi biganiro tugenda dukora. So ntiwibagirwe kuba wakora subscribe niba wari mushya, cyangwa se utari wayikora kuri iyi channel, asigaye ntiwibagirwe no kuba wakora like. Reka tuzasubire no mu bindi biganiro bitandukanye cyangwa mu tundi duce tw'ibi biganiro tugenda dukora tw'aya magambo. Imana ikomeze ikurebe neza kandi kwishimire.